Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Ten Sky Empire. Nawe utari wayikora ariko ukaba ugiye kuyikora, nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warashyize itafari ryawe rya subscribe kuri Ten Sky Empire. Imana ibiguhera umugisha. Nk'ibisanzwe nk'uko mubizi, Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye, haba muri politike, muri showbiz, mu myidagaduro, hose tukabavira imuzi, amakuru ari kugenda avugwa acicikana agezweho kuri icyo gihe. Ni kuri iyo mpamvu twanyarukeye ku musitari wanyu mukunze mutari bakeya, uwo nta wundi bamwita Bruce Melody. Bruce Melody amakuru yaba ari kumuvugwaho yaba ari makuru bwoko ki? Bruce Melody ubundi ni muntu ki? Ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo nk'uko biri kuvugwa kuri uno munsi. Bruce Melody murabyibuka neza yuko yatangiye umuziki wiwe ahagana mu 2011. Murabyibuka yatangiriye umuziki wiwe muri Urban Boys, aho yagiye akora amahiti mato mato. Impamvu ndi kuvuga ko ari mato mato ni uko kuri uno munsi ari gukora amahiti agiye abyibushye, ari mpuzamahanga cyane ku rwego rurenze n'urwa Afurika. Wahita wibaza ngo kuri uno musore ikiri kumuvugwaho ni igiki kuri uno munsi? Izo ni incamake y'aho yagiye atangirira kugeza na n'ubu, ariko kuri uno munsi wakibaza ngo amakuru ari kumuvugwaho ni makuru bwoko ki? Mbere y'uko tugera ku makuru ya nyamukuru, wowe utari wabasha gukora subscribe, ndagusaba gukora subscribe, ukore no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye duhura mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho umunsi ku munsi. Urakoze cyane kuba umaze kubikora, ni iby'agaciro gakomeye cyane, kandi Imana iguha umugisha kuba umaze gushyiraho itafari ryawe rya subscribe kuri Ten Sky Empire. Amakuru ari kuvugwa kuri uno musore mukunze mutari bakeya, uwo nta wundi Bruce Melody, ni amakuru aho avuye muri Amerika nyuma y'igihe gitoya, akaba n'ubu ngubu agiye gusubirayo, ariko mu rwego agiye gusubirayo mu rwego rwatangajwe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, aho bagiye gutaramira abatari bakeya mu gihugu cya Amerika. Icyo gitaramo nta kindi, cyangwa icyo gikorwa wavuga nta kindi, ni Rwanda Day, aho igiye kubera muri Amerika. Umunyamakuru yakomeje aramubaza ngo ese Bruce Melody uriyumva ute kuba ugiye kongera gusubira muri Amerika mu gihe kitari gitoya n'ubundi uvuyeyo? Undi aramusubiza ati ni byiza, ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi, nawe urabizi yuko nyine ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba igihugu cyakugirira icyizere ukajya gutaramira abanyarwanda bari mu kindi gihugu. Avuga yuko agiye kubatembereza bari mu mahanga, u Rwanda uko rusigaye rumeze, imihanda ya Kigali hose akabasobanurira uko ibintu bimeze. Umunyamakuru akomeza amubaza ngo ese nyuma y'aho sinyiye kontara ya miliyari, ubu ngubu ho ibintu byifashe gute? Mu kumusubiza yamusubije yuko rwose yasanze abo bagabo bari bamusinyishije iyo kontara ari abasikama, kuko bamusikaminze. Ayo mafaranga ntabwo yigeze ayabona, habe na makeya yigeze abona. Ariko nubwo byagenze gutyo, ntabwo byaciriye aho ngaho gusa, yiyambaje inzego z'ubutabera, biracyari mu manza. Ati nawe urabizi iby'imanza nyine ni ukugenza gake gake, kuko baba bashaka ikimenyetso ku kindi. Ati uranabyibuka yuko twari dufitanye amasezerano na televiziyo ikunzwe n'abatari bakeya, iyo nta yindi murayibuka, aho yari afitanye amasezerano nayo, iyo nta yindi ni Isibo TV. Ariko nawe avuga yuko bitagenze neza, naho yabonye imikoranire yabo itameze neza, yarangiza agahita abivamo. Umunyamakuru nawe yakomeje amubaza ati ndi kumva bitoroshye, none se nyuma yo kuva muri Amerika ni ikihe kintu waba warahigiye? Umunyamakuru aravuga ati ariko hari ikintu wigeze kuvuga, uravuga ngo wasanze umuziki atari ukuriya uko muwukora, atari ko ugomba gukorwa. Waba waragiye gucuruza muri Amerika ibirayi cyangwa ibishyimbo cyangwa ibitoki? Bruce Melody nawe kumusubiza yamusubije adatinze, aramubwira ngo birumvikana nyine nagezeyo nsanga uko tuwukora atari ko wakagombye
gukorwa. Ni nk'uko nawe wajya gusura abanyamakuru ugasanga uko mukora itangazamakuru atari ko ryakagombye gukorwa. Wowe utari wabasha gukora subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye duhura mu nkuru zigiye zitandukanye Ten Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba waramaje gushyiraho itafari ryawe rya subscribe kuri Ten Sky Empire. Imana ibiguhera umugisha. Umunyamakuru arakomeza aramubaza ati none ubwo harakurikiraho iki? Abafana banjye nk'ibisanzwe murabizi, ubu ngiye kubereka impinduka, nanjye ngiye kuwukora mu rwego ruri international. Murabizi yuko uno musore icyo avuze n'ubundi aba ari nk'itegeko ndetse ahita agishyira mu bikorwa. Mutegereze murebe ikiba kigiye gukurikiraho. Uyu musore ni umusore w'umuhanga ku buryo buri umwe uwo ari we wese haba muri East Africa iyo ikivuga umuziki nyarwanda, uyu musore ahita yumvikana mu matwi y'abatari bakeya. Ati noneho bisobanuye yuko waba ugiye gukora izindi collabo zitandukanye n'izo twabonye. Ati ibyiza biri imbere. Murabizi yuko rwose nditaye iwacu nyine rwose nk'uko musanzwe mubizi, igitangaza bizajya bikomeza biba ari ibitangaza. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe no kuri iyo nzogera ya notification. Imana iguhe umugisha.